Umuryango nyarwanda urangajwe imbere n'umukuru wawo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ababyeyi, urubyiruko n'inshuti z'u Rwanda aho muri hose ku isi, ndabasuhuje nimugire amahoro n'uburame kandi mbashimiye kwifatanya natwe muri ibi bihe. Iyi ni inshuro ya 32 amaso yacu yerekejwe yongeye kureba muri iki kibaya twigize kunyuramo cyuzuye isayo n'umwijima w'urupfu. Benshi mu bagenzi twahanyuranye ntabwo babashije kukirenga, ariyo mpamvu uko umwaka utashye mu kwezi kwa kane ku itariki 7, ibitekerezo byacu, amarangamutima yacu n'imibiri yacu byongera kwerekezwa muri iki kibaya, aho twibuka ibyaho kugira ngo turusheho kwiyubaka no kubakana, tubiheshejwe n'urumuri rw'icyizere cyo kubaho ku Rwanda n'Abanyarwanda twacaniwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Urwo rumuri rukirukana umwijima kandi rugakamya isayo ryo muri iki kibaya, tukaba tugendera mu mucyo warwo tutikanga umwijima n'isayo byahahoze. Igitereko kitabaza rero cy'urumuri rw'icyizere cyo kubaho ku Rwanda n'Abanyarwanda cyongewemo amavuta kugira ngo kitavaho kizima, tugasubira mu icuraburinde nk'iryo twabayemo mu 1994. Nteze ugutwi ndumva kandi ndakomeza buri wese ufite umutima wumva uburibwe bukomoka mu mateka mabi yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda aho ari hose ku isi. Nta kindi cyaturutira kuba Abanyarwanda bafitanye ubumwe n'imikoranire mu mibanire yacu, kuko nicyo kiduha amahoro n'ibyishimo. Urugero rwiza n'impanuro dukura ku mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nibyo biduha imbaraga zo guhora dushaka ahantu hose hava amavuta yo kongera muri icyo gitereko cy'urumuri rw'icyizere twacaniwe rukatubeshaho ngo rutazavaho ruzima, tugasubira muri rya sayo no muri wa mwijima twagushije mu 1994. Imvura izagwa muri iki kibaya, imyuzure izaza, umwijima uzabudika, ariko twakiriye umucyo uhoraho uzahora ukamya imyuzure kandi ukirukana umwijima bizatuzamo. Impamvu yabyo nuko ari twebwe rumuri ruhoraho. Mu gihe rero turimo kunyura muri iki kibaya cy'amateka y'Abanyarwanda ubu kirimo ivumbi ryinshi, mukomeze amaboko atentebutse, mukomeze amavi asukuma, muhumurize imitima yihebye kugira ngo hatagira uwacu usigara inyuma akazibiranywa n'ivumbi ryo muri iki kibaya. Buri wese abere mugenzi we akabando ko kwicumba, maze twese tuve muri iki kibaya amahoro. Icyo mbasaba ni mureke tube nk'ibiganza byacu. Ibiganza byacu bigira isuku iyo byombi byakarabizanyije. Nk'uko ibiganza byacu bishyira hamwe ngo bisukurane cyangwa ngo bisukure umubiri wose, niko dukwiriye gufatanya tugakamya burundu isayo ryo muri iki kibaya no kumurikirana kugira ngo hatazongera kwijima ukundi, aho tugira duti jenoside n'ingengabitekerezo yayo never again mu mitima yacu, never again mu gihugu cyacu, never again muri Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi, kubera yuko ari twebwe rumuri rugomba kumurikira isi. Amaboko yacu ateye ku gituza kimwe, kumwe gukarabya ukundi, maze yose agacya. Natwe turi Abanyarwanda basangiye igihugu, turi Abanyarwanda basangiye ururimi, dusangiye ibihe by'ibiba n'ibihe by'isarura,
izuba ryacu rirasira hamwe rikarengera ku rundi ruhande. Tuyoborwa n'umuyobozi umwe. Mureke rero twuhagirane, twozanye ibirenge, buri wese yuhagire uwo bari kumwe, kugira ngo twese tubane dukeye. Imana ibidufashemo.